Hello guys, inshuti zacu, abagabo, ababyeyi, abana, urubyiruko, abasaza, abakecuru, turabashuje kuri Fisi na Karindwi. Mana yanjye, nari mbakumbuye aba bantu, nanjye cyane haraciye igihe kirekire, hari abantu benshi batubuze, sibyo? Abantu benshi batubuze, nagiye mbona mesaje nyinshi, ariko mu by'ukuri turabasuhuje, twishimiye kongera kubana namwe. Haciye amezi menshi, amezi agera hafi ku 10. uyu munsi turumva twishimye mu mitima yacu, turumva tunezerewe, dufite abantu badukunda benshi, nta n'abatwanga tuzi, abadukunda turabafite benshi. Uyu mugoroba turishimye kubera ko twongeye kuganira. So njye nitwa Fisi, kuko na channel yacu yitwa Fisi na Karindwi. Ndi kumwe n'umudamu wanjye mwiza, mwiza pe, Imana yampaye, Imana yampaye umudamu mwiza witwa Karine, umudamu w'imbaraga, umudamu ugira urukundo, umudamu uvuga make, ndagukunda. So ndakwakira imbere y'aba bantu benshi, inshuti zacu, wabasuhuza rero. Murakoze cyane. Yambu umutware wanjye yabivuze, nanjye ndamukunda cyane. Ni umugabo mwiza, uri mwiza, ndagukunda, ndakubaha. Imana yampaye full package, Amina, irenzaho no ku byo nayisabye. Mbishimira Imana rero. Tumaze iminsi tutaboneka kubera nyine impamvu zitandukanye, tuzagenda tubaganiriza, ariko turabakunda. Mwakomeje kudushyigikira, kuduhamagara, kutwandikira kuri WhatsApp mutubaza ko mutakiboneka, Fisi na Karindwi n'abiki, ariko ntabwo twari twicaye mu byo twarimo, ntabwo tuba turi muri umurimo w'Imana, twari turi gukora indirimbo kandi barayibonye bamwe. Yes, inariho abatubonye bwa mbere, mujyeho mu munsi murayibona indirimbo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi. Ni ijana na mirongo icyenda na kane mu gushimisha. Murakoze cyane. Amen, thank you. Ese twasenga tugashima Imana. Hari ibintu byinshi tuba twaragiye duhura nabyo, tuba twaragiye duhura n'ibintu byinshi, ubuzima butandukanye. Hari igihe abantu babona udakora bakagira ngo wenda wacitse intege, haba hari ibibazo byinshi, hari ibintu byinshi twagiye duhura nabyo, uburwayi, ariko turashimira Imana yuko twagiye tubona ukuboko kwayo, kandi tugashimira n'abantu bagiye batuba hafi, abantu baraduhamagaye, abantu bakatwandikira ma inbox, wayi tutababona, kubera iki. So rero dukwiye gushimira Imana yabikoze. Reka dusengere. Mana nziza, Mana ishobora byose, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye kuri Imana idukunda, tugushimiye urukundo rwawe rudashira kuri twebwe. Turagushimiye ko wabanye natwe, ukadushyigikira, ukaduhisha Satani. Hari abantu benshi bapfuye, hari abantu benshi barwaye, hari abantu benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko twebwe wabanye natwe. Turagushimiye, abadukurikiranye warabarinze. Hari abantu batubonye ko twatangiraga iyi channel ya Fisi na Karine, uyu munsi batashye bapfuye, ariko aba nabo kuba bakitureba n'abaturage bwa mbere bahumeka n'ubuntu bwawe muri uyu mwaka, uhabwe icyubahiro. Turagusabye ngo usobane natwe, dushyigikire ufite ibibazo bose, ukomeze kubashyigikira nk'Imana, kandi iki kiganiro kitubere icy'umugisha. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Imana ishimwe. So mutubwire amakuru rero, hari haciye igihe kinini tutabonana. Twagiye tuganira n'abantu benshi, ugasanga nyine dufite abantu bari kutwanya batubaza, ariko se mwabaye iki? Ese mwasubiye kwa muganga? Ese umwana arongera ararwara? Mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo ni ibintu bimwe byaduhugije, ariko twahuye n'uburwayi. Umwana nawe ararwara, kugira ngo abantu benshi barabizi, umudamu wanjye nawe ararwara. So rero muri iyo minsi yose ndumva duheruka gukora kera pe, duheruka gukora ibiganiro kera, twanyuzagamo tugakora uturirimbo, ariko tugashaka kubavugisha tukabura uko tubavugisha. So rero uyu munsi turaje ngo mutubwire, mwari mudukumbuye gute? Se noneho ubu ko twaje murifuza ko tuganira ibiki? Ni ibiki mwumva twaganira? Dufite ibintu byinshi,
ariko turumva dushaka dufite amatsiko yo kugira ngo nyine batubwire uko bameze, abantu batubwire nyine bimeze bite. kandi sheri ikindi nakongeraho ntimugire ubwoba, twagarutse. Namwe mutubonye bwa mbere mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mujye munabona notification mukande kukazogera kugira mujye ikiganiro dushyizeho mujye muhita mukibona. Tugiye gukora cyane uyu mwaka wa 2026, turahari, yaba ibiganiro, yaba indirimbo yego nziza zo mu gitabo, yaba kubaha ubuhamya, yego yaba kubaganiriza ku nsanganyamatsiko runaka, yego turahari ku bwanyu, yego turabakangurira kugira ngo muze, yego mwongere muze musharinge, mwandike komenti, musharinge ibintu byose dukore, turahari ku bwanyu. Kandi ndazi ko muzunguka ibintu byinshi, yaba ku bamama dufite icyo kubabwira, natwe turi ababyeyi, ku babyaye dufite ibyo kubabwira, abatarabyara dufite icyo kubabwira, abarwaje abana dufite icyo kubabwira, natwe byatubayeho, mbese dufite experience twabasharinga, namwe mukadusharinga, tugakomeza nyine kwaguka no kunguka ibintu bitandukanye. Mbere y'uko dukomeza ndabanza gushaka gusuhuza inshuti zacu, dufite abantu benshi, hari abantu bari hanze y'igihugu kubwo kudukurikirana, dushimiye n'izindi nshuti zose, abantu bose nawe tutavuze, turagukunda. Umuntu wese udusengera, umuntu udukunda akabitubwira, umuntu udukunda mu ibanga, umuntu wese mbese udushyigikira mu buryo bwose, Imana imuhe umugisha, turamukunda cyane, tumusabira n'imigisha myinshi. Yego, hanyuma rero dufite ikindi kiganiro vuba turi buze kuba dutangira kuganira ku bintu bitandukanye. Hanyuma uyu mwaka twawutangiye, tunaboneraho abantu mufite gahunda muzakora muri uyu mwaka, ntabwo twagenda tutakavuze, yaba ku muryango, umusore, umukobwa, umuntu wese ufite gahunda yumva azakora muri uyu mwaka, twamugira inama. Uku niko kwezi ko kubitayaringa, sibyo? Bakabitayaringa muri ayo turi hari haciye imodoka, hanyuma mukandika ku kwezi ko kureba se ibintu napanze umwaka ushize byagenze neza. Ese sheri wenda uri kuri ako kantu, umwaka ushize, umwaka wari hatari, ariko nyine wasoje umwaka ute? Ese uriya mwaka wawutangiye ute? Uwusoje gute? Ugeze hagati ho byagenze gute? Ese byagenze bite kuwusoza? Ese uyu utangiye bimeze bite? Ufite izihe ngamba mu by'ukuri? Murakoze cyane, kuko n'abakunzi bacu bakeneye nyine no kumenya nyine uyu mwaka basi byagenze bite. uyu mwaka wa 2025 rero turashimira Imana mu by'ukuri. Hari umuririmbyi yavuze ngo nubwo intambara zitabuze n'ibibazo bitabuze, ariko Imana yabanye natwe, yadukoreye ibintu bikomeye. Abantu benshi badukurikiranye ku buhamya bwacu guhera ku ntangiriro, barabizi ko twarwaje umwana wacu w'imfura cyane, akamara hafi imyaka 2 mu bitaro. Tuzabaha n'ubuhamya bwinshi turamusoje. Umuhungu wacu dukunda cyane, twanyuranye mu bihe bigoye bikomeye, imyaka 2 arwaye, aba mu bitaro, tutaryama tudasinzira, arembye, aba kuri oxygene, adakura, afite ibibazo byinshi, aticara, ibintu byose. Rero uyu mwaka wa 2025 ibintu Imana yatubwiye nibwo yabisohoje byose. Umwana wacu badusezereye, nta gihe asigaje cyo kubaho. Uyu mwaka wa 2025 ibindi byose nabirengeje amaso. Imana yadukirisha umwana, ikora ibitangaza, ubu ni muzima, aragenda neza, ariruka. Hari n'abantu turacyari mu bitangaza Imana yagiye ikora, ariko nubwo hari imirimo Imana yagiye ikora, ntabwo byabujije no kuzamo n'ibigeragezo. Yego, hari n'abantu bagifite confusion kubera ko nyine batabona Tiago, ariko uriya mwana n'ubu bavuga ko yakize, ese yagize uburwayi bwo mu mutwe, ese ubu ni muzima, arabasha kugenda? hari ababyibaza, ariko turagira ngo tubahumurize. Umwana wacu nta kibazo na kimwe, ntabwo arasohoka. Ariko abantu bakunda kureba social media, bakunda kureba
kuri akawunti yacu cyane, kuri stati, kuri YouTube. yego Byanze bikunze barabibona, umwana wacu Imana yamugiriye neza, umwana wacu aragenda, umwana wacu aravuga, umwana wacu aranezerewe, muri make n'ejo bundi aratangira ishuri, yarabyibushye, azajya kwiga ejo bundi. so rero abantu bafite iki kibazo ni ukuri reka tukibasubize, tuzanamuzana ariko umwana wacu ni muzima. Ibyo ni ibintu twagiye tubona. Ndabyibuka umwaka ushize nagiye gusenga ahantu, urabyibuka, Imana irambwira ngo Imana ikijije umwana wacu. Ndi gusengera mu Gisenyi, i Rubavu, Nyamasheke, Rusizi, Cyangugu, mu ibanga, aho ahantu bita byari bikemewe byari bikemewe icyo gihe kwa Yezu Nyirimpuhwe, aho nari nibereye niyicariye, noneho ndangije gasenga, Imana ica mu muntu iramubwira ngo wa mugabo we waje hano uzanye icyifuzo cy'umwana wawe, ndamukijije. Uwo munsi ndabyibuka mwari muri kwa muganga, hari mu kwezi kwa gatanu, nagiye gusenga i Rusizi muri kwa muganga, Imana irangije irambwira ngo igukirije umwana. Ako kanya akimara kubimbwira nibwo nahise mbona telefone yawe imbwira ngo muratashye, sibyo? Icyo gihe naratashye, turishima haciye undi mwanya, haciye nk'iminsi nk'itatu ndabyibuka, dusubira mu bitaro, ariko tugumana ijambo nyine y'Imana nyine yatubwiye. Iyo ibintu dushimira Imana, twe turashimira Imana ko Imana yaduhojeje amarira. Abantu batuzi, abantu bazi nyine story yacu yo kurwaza, ntabwo ari ukubirata twe twenyine, hari n'abantu barwajije kuturusha, ariko buriya nyine twe tuzi umusonga, natwe hari abo turusha kandi tuzi n'umusonga wacu. Rero ku bantu batuzi bazi ibibazo twahuye nabyo byo kurwaza, ntabwo ari ukuvuga yuko ari abandi batarwaje, nabo tuzabasengera, Imana izabagirira neza, ariko turashimira Imana yaduhojeje amarira. Haleluya. Urahari? Ndahari. Turashimira Imana yaduhojeje amarira ikadukiriza umwana. Ndabyibuka hari igihe najyaga mvuga ngo ese Tiago azarya, ureba kugira ngo Tiago yonka ibere afite amezi 6, abandi bayonka bafite umwaka 6 twara gucisha muri umwaka aribwo akiri ibere mu kanwa. Urumva dufite ibintu byinshi nyine byo gushima Imana yagiye ikora muri uyu mwaka. Imana irangije yaje kudukiriza umwana, ishyiraho n'ikindi kintu hakurya. Umwana wacu ararya, ari igihe twabonaga kurya byara, Imana yangize imuha kurya, yahise amashimwe. Dufite ibintu byinshi twavuga Imana yagiye idukorera. So rero twaba turimo turavuga muri uyu mwaka ushize twagiye tubona byinshi. Imana yagiye iturinda impanuka, yagiye iturinda gusubira mu bitaro, hari n'ingo urumva zasenyutse muri mwaka ushize, ntabwo tuzishima hejuru. Imana ariko twebwe turanashimira Imana yuko Imana ahubwo twebwe urukundo rwacu rwakomeje ntabwo rwakomeje, ahubwo noneho rwarakomeje ruranakura. Muri make turi hano dushima Imana yuko Imana iki dukomeje. Hari igihe uba warabanye warashatse cyangwa se ukabana n'umuntu ariko ukabona nyine uri kwibaza se ubwo nzarushobora. Rero turashima Imana ko nyine uko bwije ko bukeye Imana iduha urukundo kandi ikaduha ubwenge. Turashimira Imana ko Imana ikiduhaye urukundo rwo kubana nk'umugore n'umugabo, noneho ikaba yaraduhaye umwana muzima. Tukanashimira Imana kuba uriya mwaka twarabashije kubona sapoti y'Imana yo kurya. Hari abantu benshi baba batabonye amahirwe, kandi hacuretse ko hari abantu batajya bashima icyo kintu, baguma n'ibintu bisanzwe, bumva n'ibintu bisanzwe. Ariko turashimira Imana ko Imana nyine iturinda inzara, tukarya, sibyo? Tukarya tugahaga, nyine Imana ishimwe. Abantu bose bumvira ishimwe babashije gucana imbabura uriya mwaka wa 2025. Imana icyubahiro, bashima Imana, banasengere nyine uyu mwaka. Imana yaduhaye akazi ko gukora, ibintu dukoze Imana ikabiduheramo umugisha. Rero
ni amashimwe menshi ibintu by'Imana Imana twagiye twumva abantu benshi bapfuye bitabye Imana, kumva umuntu aragiye mwari muri kumwe nyine ukumva, ariko twe turashima Imana ko tugeze muri uku kwezi kwa mbere tugiye gusoza ukwezi kwa mbere kundi mwaka turi bazima, umugore wanjye ari muzima, umwana wanjye ari muzima, urugo rwacu rugihagaze. Rero dufite ibintu byinshi byo kubashimira. Imana ikamugisha. Namwe rero twabakanguraga nyine muri uyu mwaka ukwezi kwa mbere aba ari uko kuza urabizi sheri kuza yes ubundi akantu ko kuza buze kwa kundi ihene inyama yes kuza ni iki ni ushobora kutabisobanura wenda completely uko biri, ariko ni ukugarura ibyahise ukongera ukabitekerezaho mu buryo bwacu apana ubw'ihene. Kongera ukabyuza ukabitekerezaho ibyahise. Anyways, abantu nyine twongere twibuke imirimo Imana yarakoze. Imana yaradukoreye byinshi pe. Twibuke imirimo Imana yaradukoreye, Imana yaduhaye ubuzima, twibuke Imana yatwubakiye ingo, twibuke Imana yaduhaye ibyo kurya, Imana yaduhaye akazi, none ikanagereka no kuduha ubugingo bw'iteka. Imana duhaye ubugingo bw'iteka kubizera Kristo, ubugingo bw'iteka n'abataramwizera bose tubizi ko Imana yaragize neza. Rero ntabwo ari ibintu byo guca amazi, abantu mudukunda turabasabye nyine ngo mujye mudukurikira, tuzagira ibiganiro byinshi, mujye mutwandikira muri komenti ikintu cyose mwumva twabaganirizaho. So murakoze. Turumva rero twabahaye ikaze, ni karibu kuri YouTube channel yacu ni Fish na Karembe. Turabinginga umuntu urakora subscribe ayikore, share, comment, hanyuma n'abadukunda mujye mubitubwira muri comment. Hanyuma turabasaba mutwihanganire video yacu itagaragara neza kubera ikirere gisa nk'igihindutse, ariko twagira ngo tubabwire ko tubakunda. We love you. Thank you. Be blessed. Bye. See you.